uriya mwana wo papa yazanye noneho ibaze kugira ngo tugabane n'umwana tutavukana kuri mama. Ese ibyo bintu numva bishoboka? Ntabwo bishoboka pe, ntabwo bishoboka. Sibyo ko ntari kubyumvisha ngewe. Ni wigira akajije birakureba. Icyambere papa n'umugore yazanye umuntu twari dushaka agetse ko kutuzanira n'abana. Umva ariko ngiye simpari, ni ukuri kw'Imana kandi nzabikwereka. Uriya mwana bazanye ahubwo icyo atazi n'ubwiye kubirenganiramo. Naho iby'imitungo ye never. Ahubwo dushaka icyo tumukorera hakiri kare. Vuba ahubwo. Ngewe sinzi kabisa. Sigaye numva ndwaza n'umutwe. Shamva nanjye sinkakunda pe, sundi papa uri aramuzaniye iki? None ejo bundi uzi ibintu yumvisha ari kuvuga. ngo kuri ya mitungo yacu yatwemereye ngo tuzafata icya kabiri nawe wenyine afata icya kabiri. Abyibagirwe. Nawe umbwire. Abyibagirwe pe. Usibye ko wenda aba ari inzozi ariko abyibagirwe n'ute se twagabana n'abandi. Oh my God, but I can't wait to meet you because I feel like I just want to hold you so tight. I just miss you. Yeah. I can't see it in your face that you miss me. I cannot see it. Just show me that face that you miss me. I cannot see it. Darling. By the way, I miss your smile. Just like smile for me. I miss you so bad. I just need your smile. Oh my God. Tugire vuba papa ndabizi nta kintu na kimwe yamubwiye ariko ibaze kugira ngo tugabane icya kabiri cy'imitungo turi babiri noneho ko kayitwaye yose ari nakana kihaba turi babiri tugabanye kimwe cya kabiri. Koko mama sinago wabyumva ntago bishoboka papa ahubwo nawe yaraje bitubwire neza ahubwo se Kevin yagiye sinzi menya ko ari mu gikari. Ese ahubwo igihe nagatumeka heze yego agenda nk'akanyamasyo asubiye. Kevin Kevin I just miss you so much. By the way, I just need to see your smile because it just killed me. Oh my God. Oh my, I can't wait to I just want to hold you so tight. I can't wait. Oh my God. But I'm smiling, but I want to see you back in Rwanda. You know that I missed you more. I missed you more. Yeah, I want to see you back in Rwanda. Oh la la, you are looking good. Oh yeah. Babe. Yeah, okay, I see my brother is coming, but we are living together in this house. Yeah, you want to see him? Are you looking, my bro? Actually, he doesn't know English. Okay. Okay, ari marambya muravugana ikinyarwanda, but I don't know ko ukizi. I will try. Okay. Fata umuvugisha. Hi. Baby, meze bite? Abo nawe mukazana bagiye kutuzanira none. Hano ugasekesheri wanjye. Uri kumusekera nkani. Ubaye se ko yambwiye ngo uri mu diaspora ubaye he? Uba muri Kenya. Sha twishimiye nyine kukumenya nyine ikaze mu muryango. So welcome. Uzaza ryari? Mwitindana mfite byinshi byo kumuvugisha. Ndabona mereye nabi nyine ngo mumereye nabi fata subira n'ibyawe gusa ngiye nakwishimiye nyine. Uzaza dusure nyine tukuboneho tuni karibu mu rugo kabisa. Sawa. Okay, give me time. I'm going to chill with my brother. I will call you back. Okay, see you. Okay. Sundi barabirwa bamamagarira basa. Igihe bamamagara tuvukana agenda umukozi wabo.
azaragiye Kevin ase mama na kinyakura kwikishije cyo guheza abantu neza mu cyubahiro. Mbere ino shinzi mbira uratinyuka ukamena waje nasoni ubundi iki cyarerewe Ese buri wanyu naguba kwigisha gusa guheza abantu ji ufashe neza na ujye ugabanya ubwo bugoryi. Genda toka mvi imbere. nagende natuve n'imbere ngiye ntabwo koresha n'umuntu bigakora Nahageze ndi hano hanze ahubwo ibintu ndebe kohereza umuntu aza ndebe nta kibazo naze natinde. Okay, karibu. Sorry. Oh wow. Wow, it's babe. Yo, travel no conversation. Business. Sure. I'm sure. It's welcome, babe. Yeah, welcome. Karibu kabisa. Waumeze pesa. Nyine. Juri narogoshe nyine muri iyi minsi ntabwo meze neza umutwe hari akabazo nagize k'imvuvu Yes. ndiyogoshesha. Niyo mpamvu uri kwambara ingofero ndabibona. Si ubibona se? Sura ryoshye babe. Meze neza. Ndi mbonye nanjye nahindi mbona agafilme. Akahe gafilme? Ndi kuri agafilme gashyashya kakozwe. Yes. Kitwa ngiki se? Bakita back action na karuke. Karimo rukundo se? Amino. Urabizi ko nkunda kureba Roma cyane turi kumwe ndeba Roma ariko ubundi ndeba action. Filime twanda dushaka ariko ubundi yo ndijya nyine ndeba action. Subi yuri hano wenyine ntabwo gira irungu. Cha niyo mpamvu nyine ubona nkunda kuguhamagara kenshi. Okay. None se petit frere wawe ari ntabwo muri iyi minsi ahari cyangwa? Hari byaduherukana ndi kukubwira ko petit frere agiye kuza twabana. Ya petit frere araje. Mwari harya mujya muhura? Oya ntabwo twari twahura usibye yuko wigeze kumbwira ko mubana nyine abana. Yes, nabura mubana. Then nta kibazo. Reka muhamagarira no mubwira basi atuzanye n'akantu tuba tumuha. Egakwiriza ufite n'icyaka. Ariko banzi dakunda isoko Ibintu kuri. by'isapo wapi rwose babe. Gusa umeze neza. Really? Yes. Abo uri kubibona? Wese. Ubundi nibyo ufite umukunzi abandi bose bakabushyira abakunzi. Seriye. Isa. Kamubwira ze atuzanye n'akantu koko. Isa. We Isa. Isa. Yagiye. Kandi nyamara yari hano mu kanya. Ndimo sinzira n'utuntu ashobora kuba rutuna ugiyemo tu. Ngiye twumva mfite amatsiko nyine yo kureba frere wawe. Mariko, serious? Cyane pe. Ufite amatsiko yo kureba petit frere? Niyo. None se, niyo mpamvu ushaka kureba petit frere cyane? Erega mashaka kumenya famiye yawe. Uba ushaka kumenya famiye? Nibyo gusa? Ya, kanze wenda kuva namuhamagaye. Yes. Ndi umukunzi wawe. Ndi umukunzi wanjye. Tuzagira urukundo rurerure tubane igihe kinini cyane paka ubuzima bwacu bwose rero kumenya famiye yawe ni ingenzi. Bebe, ibintu uvuze nibyo. Urukundo rwacu ugira ureba ukarureba n'ahazaza. N'ahazaza kure cyane kure. Yego. Okay. Ya. Ubu se ntiyangira wakongera akamuhamagara tukumva. Isa. Wait. Bro, visit this. Shall fresh. Nanjye ni mwiriwe. Amakuru se yise. Sa? Nta kibazo. Mwaje ryari se?
naje kare hashize umwanya munini cyane nuko twabanje kuganira njye na Sheri. Bro wamishe Mbani nta bintu byo kugurisha ni ukuri bro wamishe uzi by'ubuzima Sheri ujya umuhisha ibintu byinshi none nta nubwo wamubwiye ko dukundana. arabizi ko mfite girlfriend mfite umukunzi kandi muri ngoyo bro ngeko Yakambwira usanzwe ubizi. wapi bro yarambyaga zabibwiraga shawe imbeshya Shuwa koko? mani waretse mani sinabikubwiye ndabyibutse ahubwo petit frère sibyo narabimubwiye ahubwo nuko akunda kwibagirwa kandi petit frère ukora wibagirwa ibintu wowe byose ibintu byose bro urikumbeshera shawe intera Namwe muransha. yes ntabwo naguhisha narabimubwiye ahubwo nuko akunda kwibagirwa Okay. bro ufite umukobwa mwiza kose byibuze noneho wari bizaga ndetse niba ari bya bindi byo ku mafone nyine namureba video wenda isura ubona ari wapi Ngenda kubwiza ukuri no mwana yaramvunnye ariko ubonye ubwiza bwe. hano uri umunyakenya Baba we mana. nawe uri ese man Umwana ntagasa nk'icyaha. gira nyine wamubwiye se akaza kudusura tukamumenya nyine Nibyo nari ndimo mubwira nga. azaza ryari Kugira naze ndamukumbuye. Gute naba mfite sheri ariko sheri wanye namubona. Ndende bintu ari ibintu mba. wallahi urukundo baragusajije birandume kubona petit frère yishimye. Nahuye n'abarundi. Ntanga kubavugisha. Mpura n'abagande ndakatira. nawe uri yes kutajya ugenda nawe uri Uriya mwana Imana yamuremye ku wa mbere. Ivuye muri weekend imaze kuruhu imaze imiriwo yose yarangiye murema ku wa mbere uyanga atangiranye n'icyumweru. Ibaza umwana watangiranye n'icyumweru. muririrwa na muravuga umunsi wose none nta muntu uri bubakire Sha. nyine ugira umubwiraze Mana nsenga mana inyuma. Mbabarira uno mwana mu rugendo rwe aza kundeba azagerana amahoro kuko urukumbuzi mufitiye n'abakobwa bose nahuye nabo mana urabazi. Ariko bro turabivugana ntashyire kabanze nje mu kazi turaza kubivugana. Njya mu kazi nanjye ubwo ngongeye kongera muhamagare kuko urabona ibintu nabimubwiye. Bo genda nyine genda. Ariko ibintu byo kujya yiresha umwana wanjye wisekeshwa ntabwo ari byiza. Ego sambaye neza ibidana none. Ariko twe tuboro twe bambaye twagafunga misuzi. Abantu uzabamara. Neza. Twe tuboro twe gafunga misuzi. Abantu uri kubarya ibisanzwe man ariko mwana wanjye nazo ngomba kugera kwamba amakabutura no mu rugo uri muri isekesha aba petit frère nzabikora nyine uko byifuza bro umva utegure ugira utuntu utegura Champagne ahubwo nuko akunda kwibagirwa bro nubwo nibagirwa ariko corona ndikwibuka njye wansize uri kubimbwira ko uzabimbwira ariko naze njya kuryama Hari igihe buriya yabyibagiwe birashobokerega. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora kwibagirwa ibyo bibaho uko nanjye bijya bimbaho. kwibagirwa ikintu wabwiwe Sinjya nibagirwa icyo wabwiye. ahingize ku base nsigaye mubwira ibintu nawe ahubwo se izina ryawe narwo bro kutambira n'izina ryawe janjye mwita dekwe beso ariko tukanita kano telefone nawe nese tambye n'izina ryawe kabisa Amazina yanjye ushaka kuyamenya cyane kabisa nitwa Joyce. Because ufite akazina keza kabisa. Thanks. Yes. Ahubwo se yigeza kwakira? No. Okay. Reka ndeba utuntu hariya ndebe ku muntu no kunywa abara bari kuzana we ari ikibazo. Natinze? Reka nzane ibirahuri. Sawa none mpereza akanimero kawe bro wanjye atari yaza sibyo? Ariko wanyitayeho cyane nabonye ari byiza atanyitayeho reba igihe cyose yagendeye akajya kuri phone. Agomba kwakira neza rero uzi ntarangara nyine ngo bagutana nagutsindira nta kibazo birimo. Nta kibazo nta kintu bitwaye ahubwo merci uzamuringa tuzavugana. Umva ntari bi nzasha ku byo muhamagara mfite umwana broda hari tuvugana ari abimenye
yatwica. Andike izina. So bro nyine ndaza kukuvugisha. Baby oya Wibwira ubusa. please Umva, basi please. mbabarira Urikumbaza please iki? mbabarira Urikumbaza mbabarira ndakwinginze please Nyeshu. please ntabwo ibyo uketse ari Nanjye ntabwo ibyo uketse ari byo shiri Iyo wifata amasegonda ngahe mbabarira ibaze nk'iyo marisa ubu se nyine se mu buriri champepe haguruka aha toka yehorana n'ibintu nkaziriye umuri umuti ubundi ngewe ntabwo nari nzi ko uyu mupangu uri gukora ubundi sibyo iriya ninja yari yarangungaritse najyaga n'ibibazo byawe sinzi noneho nzakura hehe impamvu yatuma twara ugomba kugirira akaruka gafilime ubundi wowe sibyo borobo turasohoka yose ni kuri kofi yanjye ndishyura yes because ahubwo rwose uriya mwana akusubira urabona kumushobora nari ngiye kuzasara mwana bro ariko dukoze akaruka iyi purake ari sawa ubu ngubu ni acima amagara nawe ntari butinyuke ndahamagara abwira ati mwana wiyame ubu nabirangije ubundi njyewe nawe wajya tunikomereza muri utuntu twigiramo shaka uri mu bitekerezo byinshi sha umva ndi gushaka uburyo twakirukana kariya kana kakatuvira hano muri iyi nzu Cyane rwose. Ahubwo hamagara Fabrice aze hano. ufite umupangu se Cyane rwose hamagara Fabrice aze hano. Fabrice tebuka hano. Ikintu ngiye kukubwira mbabarira ucyumve. Ndashaka ko ugenda ugafata buri kintu cyose icyo ari cyo cyose, haba umwenda, haba urukweto, haba icyo ari cyo cyose cya Kevin. Sinkishaka muri iyi. None se nataguciye mu givuga impamvu mujye kumwirukana niye Ibyo ngibyo. none se ndagenda afata imyenda y'umuntu nyisore ibyo ushinzwe ni ugukora ibyo tukubwiye. Genda usohore imyenda, hari ikindi bakubwiye gukora. Nyumva neza. Icyo ngiye kwirukanira Kevin ntago bikureba. Icyakuzanye niki? no gukora akazi. Okay. Uraramutse utabikoze aragenda mujyana. Okay, nari none se Jenny ariko rero ibi bintu dukoze ntabwo bizatugwa nabi. Papa naza Umva mbwira papa naza no kumubwira ko yijyanye yaraturongeye. ahubwo nibyo Biroroshye cyane. iyo niyo systeme kabisa. Kuri byago Fabrice nabwiye vuba bikore ko natabikora n'abarajyana. oya nagende nta nubwo nshaka kurarana nawe mw'iyi nzu ayikuntera rereje. I beg, stop those nonsense. I'm tired of it. Oh my God. For me, I just want to tell you something, but don't get mad. Don't cry. No. I just want to tell you something. Are you kidding? Yeah. There is this other guy that I met. Tall, handsome, that's kid. Like, don't fall in love with him. That is my man. I can't believe. So actually, because it's been a long, we just chat, we talk, and then I feel like I just want to see him because I know my man miss me. Yes, I'm planning like the next week. Yeah, he's from Rwanda. He's a Rwanda man, very tall. My God. Or like, why are you just imagining him? That is my man. I wanna see him. For what exactly? I will just show you the picture. That's all. No, you are my friend. Don't see my man. Even if you are my friend, You can't leave my me man. Oh, actually, but I saw he has a brother. You can see him, but this time I'm going alone. So actually, I may just meet him in. We were in concert. So actually, I don't know what should I do, but
numvaga I just want to give him something special. I don't know. What something? Oh my god. You know, You're gonna actually kill be me. special, and then I just want to add something, but I don't know. Gusa ntuzigero ryangayika. I'll come very soon, and I don't know. And then ntabwo nzatinda. I'll be back very soon. And then shout out, oh my god, that boyfriend of yours, because I know something's going on, even if you didn't tell me. I don't have. What? Yeah. And then the other man that you're talking to, those Snapchat you're He's taking. my friend. Their Just friend. my friend. Baby, you don't know. I'm gonna miss you so much. You know, back in primary, my teacher used to say, there is no just friend. It's either you love him, cyangwa se akaba agukunda. Don't say like just friend. Don't kill I me. know, uramukunda. Ugiye kunsiga none urimo gukina. I just want to see my... Go and see your man. Bye. It's actually not that way, but I want to see my man. You know, and then we'll be together for the long time, but the man has to come first. That man, I don't imagine for it. I don't know, Shao, but I think he's so handsome. yeah, And, no, type mwiza, and then he's so kind. Yeah, naramukunze. I just want to see him. Can you wait you? Gusa ntuzarire, ntuzamubure. Don't call me. I'll be busy. I will call you. Don't call me. I'll be busy. Every minute. Oh, You will see my call. Oh my god. Umva ninjera nzatashyiramo akadeye. Don't call me. Oh I'll my be God. offline. You can't do this to me, you know? I I have call to- you every minute. Don't. Dori. Njya ngomagara muri weekend gusa because Uzibeshaga kunyita. and I'm just planning on like nzamarayo nka 2 weeks and then I'll be back. I don't 2 know. weeks Sha. with that guy. Yeah. Oh my god. It's just 2 weeks, not 2 years. Oh my god. But I don't miss me. And then chakumerekeza kujya gushopinga. Uzanzanira iki? And then I nzakuzana chocolate. Yes, nzakumerekeza gushopinga. I have to go within the new outfit and new Oh my perfumes. I can see. For real. I'm in there, Sha. I just want to see him. And you see, and he's the one here. Okay. For sure, Now I the understand. yeah, so he said, for sure. Just want to It see drive him. you crazy for real. I can see. You know, even my makeups. But by the way, he told me that he likes me in the makeup. Without makeup, I'm just special. Oh my God. I just like feel like I'm just a queen. Queen? Yeah, I'm the Don't queen. kidding. See my face. Oh my See god. my Ushaka kumva ibyatari nyine. Nari gukumbuye cyane. Wowe bebe ubundi se yagiye? Uzi ko yagiye se mu Rwanda? Tini yagiye mu Rwanda se? Yagiye mu Rwanda ngo yabonye boyfriend. Umva ari mu bicu. Ntabwo wabyumva. Bebe urumva? Ushaka ko tuzasohoka. Sibyo? Zanwara ese none. Umuntu ashaka kuzamutwara maze tukajya ahantu heza hatuje hari amazi. Ntabwo uwo munsi nari mutegereje. Babe, how do you feel? Good. Yeah, good. How was the movie? Oh my god, I'm good. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Mu cya gihugu tubana cyagiye ubona nyine time yabaye nziza be nishimye cyane pe. Icyo ko numva nshaka kukubona. Be Yeah. ntuzigere umwengo. I can't ever. Ko njyewe no kumana narahiye ko umuntu tuzagira igikorwa n'ikindi cyo umukobwa nzaba nkunda cyane. Oh my god, don't make me proud. Sibyo. Urumva ntabwo nyine nifuza ko umuntu twagirana ikintu kugira ngo yanengu. Be humble. Promise? Babe, covenant, no promise. Okay. Ndakunda. And then you mean ushobora ibintu byinshi kuri njyewe. Wow, shabe. So I don't see myself. Numva ese be nawe nahagije ibyifuzo byawe. For sure, you are the best. Wow. Ijoro ryose naryinjoyinze pe. Waryinjoyinze? Cyane. That's how I wish. Numvaga ko nyine nuza tugomba kugirana ijoro riri special. Ijoro nashobora kwibagirwa. Wow. Sha nanjye ijoro ntabwo nzaryibagirwa for real. Urabizi, I love you. Love you more. Let's wake up. I'm tired. You're tired? Yeah. But I'm tired too. Nanjye ndarushye. So, is it necessary to byuka this time? Ko tumaze dufate shower, sibyo? Muri Kenya rumeze gute? So actually, mushiki wanjye tubana, and then she was also excited ariko yari ababaye ko ngiye kumusiga but uri umusize. Yeah. But babe, let me go and use the restroom. Okay, first drink. Yeah. Okay. It's okay. Dash. Nari. Yeah. Shashi wanjye naramukumbuye cyane igihe uri muri Kenya wanjye. Bwenda no. Gusa twatambukanyije ijoro riryoshye ijoro mana mbega ijoro we ntabwo ijoro nzaryibagirwa usubwa. Baby. Oui. Come on and show something. There is something in the bathroom. Yeah, I'm coming. What's wrong? Huh?
Actually, I missed you. You make me happy. Yeah. But let's have a drink, yeah? Okay. Oh. Baby, Bye. 1, 2, 3, 4. Baby, finish a challenge. Anyway, that's just kidding. Baby, watch actually, I'm going to tell you Ibyo biteye ubwoba ariko. Imagine yaza kuba ari wowe. Ibyo biteye ubwoba nyine. Cheers. Cheers. Oh my god. Gusa be n'ubu twavinze fan cyane ariko ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu ejo ari akazi. Ushatse wagasiba. But just for you, nabikora. Babe. Thank you. Ibintu nimukumbuye cyane. Umve ngo utaza ko uriya munsi. Wari kuba unengushye just ndi kumva amashagaga ngeze hano burya. Oh. Yeah. Turagira isoni. So actually akazi kagasiba cause ndi hano and then But babe, I want you. Nagiye kumva ibintu bizongera sinzi impamvu. Yeah. Sinzi impamvu ndi kumva ibizungera ntabwo ndi kureba neza actually. Ndi kureba. Actually, nuko tunaniwe. Babe, let me sleep.